Kaze cyane ndagushuje uri hose ukurikiye The Fina Topic. Turagushimiye kandi ukomeze kugira ibihe byiza. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku izina Yvonne. Niba yitwa Yvonne ndagushuje cyane, ukomeze kugira ibihe byiza kandi ugubwe neza. Yvonne ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'Igifaransa n'Ikidage, rihabwa umwana w'umukobwa, risobanuye umurashi w'umuheto, ariko nanone risobanuye ikimera cyitwa yewe bakoresha bakora umuheto. Ni izina ryakoreshejwe cyane mu mpera z'ikinyejana cya 19 cyane cyane mu Bufaransa kurusha ibindi bihugu. Yvonne ni umuntu ukunda ubuzima bwa wenyine. Ku bw'ibyo ba Yvonne bakunze no gushyingirwa ari bakuru, kuko ni gake cyane ushobora gusanga yashyingiwe ari muto. Yvonne akunda gushyira imbaraga mu by'iyobokamana. Yvonne akunda gutembera ndetse akunda n'impinduka cyane. Yvonne yoroshya ubuzima kandi akunze kuba areba kure. Yvonne akunze kuba umuhanga cyane kandi agakunda kwiga ibintu bitandukanye bishya. Yvonne ntago akunze kwitwa ku byo bamuvugaho cyangwa se bamutekerezaho, yikorera ibye agakomeza ubuzima. Yvonne yari umwana usanga kubagana. Yvonne kandi ngo azi kwisanga muri situation yose agezemo. Yasanze ubabaye ushobora kubabarana, yasanze wishimye ushobora kwishimana, yisanga muri situation yose agezemo. Yvonne ni mwiza, arakunda kandi akunda guseka neza kandi kenshi ku buryo buri wese abimukundira. Ngo yari Yvonne twagarutseho. Nawe niba ushaka ko tukugarukaho izina ryawe, jya hasi muri comment section uritubwire, ubutaha tuzarigarukeho. Kandi ukomeze gukora subscribe aho hasi kugira ngo izina ryose tuzajya tugira rikugereho, ndetse n'amateka atandukanye tuzajya tubagezaho. Ni byinshi byiza tubategurira. Ukomeze kugira ibihe byiza kandi mwakoze kubana natwe.